ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV. Ni by'agaciro kenshi kuba tubafite dufite byose. Wowe ukurikira Sport Journalism Galaxy TV, ahangaha ni mu rugo rw'imikino, ahangaha urisanga, ahangaha wemerewe gutanga igitekerezo cyose ushaka kugira ngo byifuzo byawe bibe nk'itegeko bitewe n'ikintu wifuza. Rero aka kanya ngiye kugaruka ku myitozo kakaye irimo ikorwa n'ikipe ya PRFC, aho iri kwitegura ikipe ya Rayon Sport kuri finali igikombe cy'amahoro iteganyijwe ku munsi wo ku cyumweru ku isaha 10:30 muri stade Amahoro. Akaba ari finali igikombe cy'amahoro, aho ikipe ya PRFC yagize ku mukino wa nyuma isezerera ikipe ya Police FC, nkaho ikipe ya Rayon Sport ikajya ku mukino wa nyuma isezerera ikipe ya Mukura Victory Sport. Aka kanya rero nkurikije imyitozo iri gukorwa n'ikipe ya PRFC, nuko nagihindutse ngiye kubabwira 11 agomba kuzabanzamo, kandi aribo bafite amahirwe menshi kuba babanza muri no mukino. Ni mu gihe hashize igihe kinini uwitwa Daouda Yusuf atari mu myitozo kubera ko arwariye mu bitaro by'i Kanombe, ibitaro bya gisirikare biherereye i Kanombe. Akaba ari uwitwa Yusuf Daouda yari amaze iminsi arwariye. Rero nta ikipe ya PRFC iraduha amakuru ahagije kuri no musore niba yabagarutse mu myitozo. Gusa amakuru nari maze iminsi mfite nuko uyu nguyu Daouda Yusuf arwariye mu bitaro bya Kanombe. Rero ngiye kubakubitaho zandani amakuru nibo nkura mu myitozo y'ikipe ya PRFC, amakuru menshi cyane arimo avugwa muri no myitozo. Ese byifashe gute? Ese ni abaye bakinyi moto ari gukunda guprefera cyane bashaka kuba bazakoreshwa, kuko buriya imyitozo akenshi na kenshi niyo igaragaza abakinyi umutoza we ubwe aba yumva azakoresha, ndetse na kosinye abarimo aho abakinyi uburyo barimo bapanga bisobanura neza uburyo azabapanga mu kibuga. Kandi Darikonovic ni umwe mu batoza badakunda guhindura squad ye, kereka wenda mu myanya y'imbere, ariko inyuma hose ubona ko nagakunda guhindura squad ye abakinisha uyu munsi. Niyo ku yindi match agarutse ntago ahindura akenshi cyane, ahinduramo nk'umukinnyi umwe cyangwa babiri, ariko we nagakunda guhindura squad ye. Rero dukurikije uko imyitozo irimo igenda, mwizamu hazaba ari witwa Ishimwe Jean Pierre Mario. Nubwo kuri match ya Police twabonye asoza umukino bisa nkaho adagaze neza, cyangwa se dore ko na mitambere ijya kurangira uyu Mario yari yaryamye hasi, batangiye no gushyushya Pavel Nzira bisa nkaho bagiye kumushyira mu kibuga, ariko bikaza kurangira Ishimwe Pierre Mario arangije game. Rero uyu nguyu Mario nta ginutse rwose agomba kuzaba banzamo mu ikipe ya PRFC. Ariko inshuti zanjye, mbere yuko nkomeza rwose njya ku bakinyi hagati mu kibuga, njya mu badefenseri beza, njya mu bakinyi bazataka izamu ndetse n'abasimbura bagomba kuba bitezwe kuri no mukino, ndakubwira ko ukoze subscribe waba uduhaye imbaraga zikomeye, kandi ko gukora subscribe nta kindi bisaba, bari akantu gatoya cyane. Wowe ni gukora subscribe ubundi ugafungura akazogera kugira ngo amakuru yose y'imikino azajya kugeraho ku gihe, kandi akugira asesenguye ari mu bwino bwinshi. Ubundi icyifuzo cyawe aba ari itegeko ahangaha kuri Sport Journalism Galaxy TV. Wowe urifuza, ubundi twe tukumva ko ari itegeko tukabikora uko ubyifuza. Ukajya no muri comment ugatanga igitekerezo cyawe ukavuga ngo ndifuza ko byagenda gutya, ndifuza ko ahindura ibi ngibi. Ibyo ngibyo rwose byaba ari byiza kurushaho. Reka nkomeze rero mu bakinyi 11 agomba kuba bifashishwa kuri no mukino, dore ko n'abasifuzi baje kuba basohoka, aho bazaba barangajwe imbere n'uwitwa Ishimwe Jean Claude Cyucyuri. Uyu nguyu akaba ari umusifuzi mpuzamahanga, umwe mu basifuzi muri kino gihugu cy'u Rwanda. Twavuga ko se nta muntu umwe umushidikanyaho ubuhanga bwe, nta ubushidikanyaho, dore ko derby nyinshi asifuye zikunda kugenda neza, kandi tukabona ko nta procuremique nyinshi ziba zirimo kuri derby nyinshi. Uyu nguyu Ishimwe Jean Claude Cyucyuri aba yasifuye. Rero kuri kabiri ikipe ya PRFC hashize igihe kinini, nubwo yagiye agira ikibazo cy'imvune rimwe na rimwe, ukabona match zimwe ntago zikinye, bakifashishwa uwitwa Nzotanga Fils, ariko uwitwa Byiringiro Gilbert Kagege nagindutse n'ugomba kuzakina kuri kabiri ikipe ya PRFC ku munsi w'ejo ku isaha 10:30. Dore ko harimo mu bakinyi bakina mu mandi beza kandi bagezweho, umukinyi upenetra akazamuka agafasha ikipe mu kwataka, agafasha ikipe mu bintu byinshi. Rero nta gihindutse uyu nguyu Byiringiro Gilbert Kagege agomba kuzaba ari gukina ku ruhande rw'iburyo rw'ikipe ya PRFC. Kuri gatatu bamwita kapiteni emblématique Niyomugabo Claude. Uyu nguyu ni ugomba kuzaba ari gukina kuri gatatu y'ikipe ya PRFC, dore ko
ari umukinnyi we kuva sezo yatangira kujya uzabona yaruhutse ni ibintu biba gakeya cyane kuko so umukinnyi ukunda kugira imvune kandi noneho kuba ari kapiteni babisobanuye ko match nyinshi agomba kuzikina kugira ngo ase nkaho abere urugero rwiza abagenzi be abayobore mu kibuga kandi abafashe kuba bagira ku ntsinzi. Tugiye muri axe central turasanga uwitwa Niyigena Clement, uyu nguyu bamwita Munyakazi, umudefenseur wa mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ndakeka nta muntu numwe wabishidikanya ko uyu nguyu Niyigena Clement ari umudefenseur wa mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda. Rero Clement Niyigena agomba kuzaba ari gukina muri axe central ikipe ya PFC ari nkaho ari we uri gukina kuri kane. Inyuma ye gatoya cyane hazaba ari gukina uwitwa Nshimirimana Yunus, amusore gato naye mwitanyije na Nshimirimana Ismail Pichu kuko nawe mu bakinnyi bazabanzamo rwose azaba hari. Uyu nguyu Yunus Nshimirimana agomba kuzaba hari ari muri axe y'ikipe ya APRFC ari gukina n'uwitwa Niyigena Clement aribo bayoboye ubwato bw'ikipe ya PFC aribo ba defenseur babwo. Kuri gatandatu nabwiye kwitwa Dawuda Yusuf adahari kubera ikibazo cy'imvune, ariko uyu nguyu Dawuda Yusuf nubwo adahari nta gihindutse yagomba kuzaba hari uwitwa umusore bamwita Nshimirimana Ismail Pichu agomba kuzakina kuri gatandatu y'ikipe ya PFC, dore ko nawe yakinye ubona ko nta kinyanya kinini gihari hagati ye n'uwitwa Yusuf Dawuda, ubona ko nta kinyanya kinini gihari. Imbere gatoya cyane asaba gukina uwitwa Ruboneka Jean Bosco Rukubinkondo. Uyu nguyu Ruboneka mu bakinnyi beza bagezweho, mu bakinnyi amakipe menshi abavuga ko bagiye gukina ariwe mukinnyi bazonga cyane, dore ko banabashije umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports Kanamugire Roger akavuga ko uyu nguyu Jean Bosco Ruboneka ariwe mukinnyi bafite ubatewe ubwoba n'ubwo ngo atari cyane, ariko byakuyeho ko yavuze ko ari umukinnyi ubatewe ubwoba cyane. Rero uyu nguyu Jean Bosco Ruboneka agomba kuzaba ari gukina ku munani, dore ko ari umwe mu bakinnyi bitwara neza ku mipira y'imiterekano, niwe uyoboye bagenzi be ku mipira yo ku makoroneri, niwe uyitera amakufra baraye nawe agenyuzamo agatsinda ibitego kandi byiza. Rero uyu nguyu Jean Bosco Ruboneka azaba nawe ahari ku munani. Ku 10 nagindutse azaba ari gukina witwa Mamadou Lamine Ba, nyuma yuko witwa Richmond Lamptey abuze umwanya wo gukina, bikaba bivuze ko witwa Mamadou Lamine Ba yamutwaye umwanya, ndetse na Niyibizi Ramazan azaba ari hanze y'ikibuga nk'umusimbura mwiza. Rero uyu nguyu Lamine Ba Mamadou azaba ari gukina ku 10, dore ko nawe ajyanyuzamo agatsinda ibitego cyangwa se agatanga n'imipira myiza ivamo ibitego. Si Mamadou Lamine Ba wenyine rero, kuko imbere ye hari abakinnyi batatu kandi b'ingenzi. Uruhande rumwe kuri 11 hazaba hacaho witwa Mugisha Gilbert Warafinda nk'umukinnyi umenyereye derby, umukinnyi tuvuga ko ku mikino ikomeye ayikunda kwigaragaza cyane, noneho muri stade Amahoro byo barundi rwego kuko iyi niyo stade twavuga imuhira cyane. Rero uyu nguyu Mugisha Gilbert Warafinda agomba kuzaba hari arimo acacambura football neza cyane. Iruhande ye gato cyane tugiye ku rundi ruhande hazaba ari gukina yitwa Denis Omedinho, umusore w'umugande, umwe mu basore bafite imbaraga, ingufu, imbaduko, nawe azaba ari gukina kuri karindwi ikipe ya PFC. Tujye ku 9 rero hazaba hari umusore ukomeye cyane bamwita Sheikh Djibril Ouattara. Nahoze mbona arimo atangaza avuga ko ni derby ya mbere, ariko wibyo azakora ntabwo azaba urwa mbere abikoze, cyangwa se si ibintu twavuga ko azaba urwa mbere abikoze kuko yakinye amakipe menshi akomeye cyane. Avuga ko rero ahubwo iyi derby ya mbere ari umukino agomba kuzigaragazaho kugira ngo yemeze n'abatamwemera yemeze abanyarwanda ko ari umukinnyi waje ukenewe n'ikipe ya PFC. Rero abo ngabo ni 11 agomba kuzaba bari mu kibuga. Rwose kapiteni bamwita Niyomugabo Claude, ndetse na kapiteni wa Rayon Sports bamwita Muhire Keveruni, dore ko kuri match yeruka kubahuza umutoza Darikonovic aje kubavuga ko uyu nguyu Muhire Keveruni ashaka ko ari umukinnyi wa mbere w'umunyarwanda uzi umupira. Rero bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV ndabakunda cyane, mukomeze mudutere imbaraga, mukore subscribe, à service, ciao ndabakunda cyane.